uretse nturwane reba nta soni nakubwiye ngo nzagufata bura ntago ziri kumurya nakubwiye ngo nzagufata nakubwiye ngo nzagufata ibintu ntabwo biri buturi so tayari rero kameramani mugiye kwiranje nta soni yewe gawe reka zikurya nyine reka zikurya sha wumve sha yewe mugabo waramutse hano ni kwande ntabwo ari iwanjye byagenze bite rero nafatiye mu cyaha cy'ubusambanyi uwo mugore se mwari muziranye twari tuziranye none urumva umeze kuba ufatiwe mu cyaha kandi baguteje n'inzuki ameze nabi ni mu ngiro byagutunguye byagutunguye wa mugabo ukoze ibikira kumbona sigaho nakubwiye sha ubona ari danje kamera wicunge man ndabona reka zibarya nanjye nicyo kibazo ziri gukuruma reka nze mbashyira mu mutima reka mbatabare ntabwo uzongera muzongera kuvuga ngo ntabwo mubusambana kuki mwari mwaza gufungura mwari mwaza gufungura mwari mwaza gufungura nzagufata ngo ntusaba singufashe akujyane shere cyese umuntu agira abashari bangahe ndabandaya bashigende mu cyumba cy'umukozi ariko mu nzu y'umugabo wawe mwese wa mugabo bigiye kugenda bitunguka ikintu kigiye gukurikira uyu mugabo twavuganye yuko akeneye kugira ngo amenye ko umugabo amuca inyuma ageze hano yanga kubafungurira ariko se murabona mutari gusenya ingo z'abandi ntabwo ari ukuzisenya ariko uzongera uri gusenya urugo n'uyu kandi tunafitanye amasezerano hari amasezerano nagiranye n'uyu mugabo yuko biragenda bite rero twagiranye amasezerano yuko atagomba kumwirukana agomba kumuha imbabazi kandi uyu mugore nawe atazongera umuntu wese muzeyi bari banze gukingura niyo mpamvu nanjye uyu mugabo yampamagaye ari kure bari banze gukingura bari banze gukingura kuva kare mpamagara umuganga ariko uri gusoza gufite gahunda y'amagatiza bagufatira mu masaa moya na 40 narindi kure banze gukingura nibwo nahise negeka zino nzuki ziza zibafatiramo hano none ubu ushatse ntiwazitegeka zikabaza ngiye kuzitegeka aka kanya ahubwo zigende byarangiza niba ushatse ntiwategeka zikamuriye zikamwica nacyo ya twabivugana izi hari ikintu abantu batazi ntabwo izo ari inzuki zisanzwe n'inzuki ntegeka wadushuje se basi wakifukuiza yabikuruma ziri gukuruma nizikurya tona nizikubabarire zikubabarire nizikurya none se tubwiza ukuri niki cyari gikorera ibintu n'umusaza se muze ngoro wa minota mwitaho nyama ntayo nguha yamasheri w'ingumi tutatu ntanguha yaguha hangahe oya kuri konti hari hangahe singuca amafaranga kuri konti kone nizo amafaranga cyangwa muze ariko menya utazi kwita ku mugore mu rugo nguyu nabeshe ko numva kiri muto ningeso yamubaza ningeso yamubaza nta kintu abuze konti iriho amafaranga ibiryo birahari iminini irahari imaze arahari ibanga wa musaza nyine ubwo byarangiye bari banze gufungura nanjye sinarindi hano hafi ntacyo nawe undi mwanzuro nari gukora uretse guhagurutsa izi nzuki ngo zize zibafatire mu cyuho hari ibintu byiza mutaza kuzinyura none izi sinzuki ntabwo byiza mutaza kubinyoherereza aho ngiye none ngiye kuzitegeka zongere zisohoka kwanza jyewe ubwanjye ngiye kuzitegeka kugira ngo nkwemeze ko ari ingenzi itegeka zimuveho zingeho nzijyana aho ngomba kuzijyana reka twigendere utazidushyira ntabwo ndazibashyira yego ariko uriya mugore uri kwihisha
umudamu simba tutavuganye simba tutavuganye kameramani reba hariya ntabwo uzongera ntuzongere niwongera uzapfa nuramuka wongera uzahita upfa papa ngwino si wowe wari wanze kugufungura kameramani nkukiri uri umugabo ngenda ashaka kumubaza uri tayari hari ibibazo ngiye kubyabazwa ibi bintu urabona atari uburozi ntabwo iba ari uburozi izi ni imbaraga zidasanzwe n'ubuvuzi hari abenshi bavuga ko ari ubupfumu icyo umuntu ataza akita uko ashaka abajya bemera gufungura kubera bano bantu bari bari hano nta nubwo njye mba nakoze ibi ahubwo nanjye sinari mpari hagera uyu mugabo ubanza kumukingurira arambwira ati njyewe bamfatire none si ibi bintu biremewe ibi biremewe biremewe aka gapira kawe hindukira ndebe ibintu ndimo ndabona Rwanda network mwaba ufite ibyangombwa noneho si abantu uzi ko bari seriwana umuntu ashaka kwibaza uburyo ubikoramo uburyo uvuramo umuntu ukamuteza inzuki niba ari izo ukoresha mu buzima busanzwe kugira ngo ubashe kuvura umuntu indwara iyo ari yo yose cyangwa ufite ubundi buryo ukoresha kugira ngo ubashe kuvura umuntu ndongera mfite uburyo nkoresha bw'imbaraga zidasanzwe urabona inzuki nzibakuyeho nzishyize hariya zabavuyeho urabibona iyo ngiye kuzivana hariya nongere njye nzishyireho zikujyeho zingeho njye nzijyana iwanjye izi nta nubwo ari inzuki zisanzwe izi ni inzuki zanjye nkoresha mu buvuzi gakondo ndazitegeka bivuze ngo uzikoresha icyo ushaka nzikoresha icyo nshaka none ku muntu utari mu Rwanda wenda uri mu mahanga umuvura gute n'inzuki uzohereza hanze umuntu yakibaza uburyo ushaka kubikoramo ukoresheje inzuki umuntu tutari kumwe akenshi nifashisha ifoto ye noneho nkabona gutegeka ibyo ndategeka ukoresheje inzuki nakoresha inzuki nakoresha imbaraga zanjye zidasanzwe biterwa n'ikibazo afite hari indi miti ufite yaba ari iya gakondo ukoresha itari inzuki wenda ndayifite uraza kuyitwereka nayo ndayibereka niba bikenera abantu benshi baranzi n'ukuntu nsanzwe mvura barabizi si ubwa mbere abantu bambonye amatsiko mwari mufite ngira ngo mwayashize murabona ko nazibakuyeho namaze kuzishyira hariya rero yongeye kuzihakura nge nzijyane aho ngomba kuzijyana none se kuki zitaryana nk'ubu ntabwo zaryana njye nijye nzitegeka urazibwira ngo ntimu